murakoze. Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bavandimwe, twemera ko ubuzima budapfa, ko tubuhabwa n'Imana idapfa. Umwanya nk'uyu nguyu turibuka kandi turahimbaza ubwo buzima budapfa, turahera agaciro ubuzima bw'abacu mu kubibuka. Turabibuka kuko baduhaye urukundo rudapfa, turabibukana umutima w'icyubahiro, urukundo n'ishimwe, cyane cyane turabibukana amizero y'ubugingo buhoraho. Turibuka ubuvyeyi, ubuvandimwe n'ubucuti bwabo, turibuka ineza yabo, akamaro batugiriye, ibyo twasangiye byose, turibuka n'umurage mwiza badusigiye, turibuka imbaraga zabo n'ubwitange, turibuke tubabwira tuti bacu beza mwagiye tukibakunze, tuje kubunamira. Kubaho kwanyu kwabaye urumuri rutazima mu buzima bwacu. Dusabe. Mana muvyeyi wacu, turagutakambira twiyoroheje ngo tumare intimba twatewe no kubura abacu wari waraduhaye, tukabanyagwa tukibakunze kandi tukibakeneye. Turagushimira ko wari warabaduhaye. Warakoze Mana, nubwo iyi si ibireba yuzuye urwango yabaciye, ikabacisha inzira idacibwa, bagahemukirwa n'abo basangiraga, baturanye kandi bakorana. Barababajwe urabizi, batereranywe na bagenzi babo, basigara biringiye impuhwe zawe zonyine. Bapfuye urwa Yezu Kristu, umwana wawe, udusaba iteka kumwizera, aho agira ati ningezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Umubabare bwe busa n'ubw'abacu, wamwoherereje abamarayika bo kumukomeza, yemera gupfa ngo tubone umukiro. Ntidushidikanya ko n'aba twibuka wabakomeresheje inema yawe, bagapfa bizeye kandi biringiye impuhwe zawe. Mana nziza, Mana ikunda, uko wazuye umwana wawe Yezu Kristu, turizera rwose tudashidikanya ko n'aba bacu kandi bawe waremye basangiye ibyishimo na Yezu wazutse, bakaba baganje iwawe bakuririmbira. Nyagasani Mana, twebwe abateraniye hano muri uyu mwanya twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, dufata akaboko uturemo umutima, uduhe umutima w'imbabazi, ihumure n'amahoro, utubwize n'ihumure kandi ubihore udushyigikiye, twere gutatira igihango cy'umunyarwanda dusangiye, uturinde urwango, utuganzemo ineza, uduhaze kandi uduhuze mu bumwe bushyigikiwe nawe. Turagusaba kandi ngo urumuri rwawe uhoraho iteka ruboneshereze abacu dusabira none, babane n'abatagatifu bawe ubuziraherezo, kuko uri umunyampuhwe Nyagasani. Bahe ihumure ridashira mu bwisanzure bw'ibyishimo bidashira biganje iwawe. Tubigusabye kubwa Nyagasani Yesu Kristu, umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Guverineri n'abacu Burasirazuba, mukaba umunsi mukuru w'iki gikorwa cyateranirije aha ngaha cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nyakubahwa senateri, nyakubahwa depite, nyakubahwa abayobozi mu nzego z'umutekano ku rwego rw'intara yacu Burasirazuba ndetse n'uturere twa Rwamagana na Gicumbi, nyakubahwa ba vice mayors mu karere ka Rwamagana na Gicumbi, nyakubahwa perezidante wa Ibuka mu karere ka Rwamagana, nyakubahwa perezida wa Ibuka mu karere ka Gicumbi, nyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye, abajyanama mu nama njyanama y'akarere ka Rwamagana, akarere ka Gicumbi, abayobozi mu nzego zitandukanye mwese muteraniye aha ngaha mu byubahiro byanyu, abaturage b'umurenge wa Musha n'inkengero zabo, mwese ndabaramukije kandi bahaye ikaze
muri iki gikorwa cy'ingirakamaro cyo kongera kwibuka inshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndagira ngo kandi mfate uyu mwanya nshimire uburyo bw'umwihariko ndetse tunahe ikaze abavandimwe bacu baturutse mu karere ka Gicumbi bayobowe na nyakubahwa meya w'akarere ka Gicumbi baje kwifatanya natwe ari benshi kubw'ubumwe, ubufatanye, ubushuti ndetse n'ubuvandimwe dusanganywe, kuko iyo twibukiye hano buri gihe baza kudufata mu mugongo kuri iyi tariki ya 13 nk'uko natwe tubigenza ku itariki ya 10 tukajya kwifatanya nabo mu gikorwa nk'iki ngiki gikomeye cyo kwibuka. Ndagira ngo mbanze nkomeze kandi nihanganishe abateraniye hano mwese, kuko muri iki gihe tuba twasubije amaso inyuma ndetse n'intekerezo zacu zikagaruka mu bihe bikomeye by'amateka ashaririye kandi akomeye twanyuzemo. Nyakubahwa Minisitiri Mukuru, twateraniye aha kuri uyu munsi wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Turibuka rero nk'Abanyarwanda kubera yuko ari inshingano kandi bikaba ari uburyo bwo kugira ngo dukomeze ya mvugo ivuga ngo Jenoside ntizongere kubaho ukundi, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi hose. Akaba ari n'umwanya wo kugira ngo twongere twunamire kandi dusubize icyubahiro n'agaciro abacu batuvuyemo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Turibuka kandi kugira ngo muri ayo mateka mabi asharira dukuremo amasomo n'ingamba zo guharanira ko Jenoside itazongera kubaho ukundi. Twateraniye aha mu gikorwa cyo kugira ngo twibuke ari n'umwanya wo gusobanurira abakiri batoya n'urubyiruko uruhare cyangwa se uburyo Jenoside yagenze, kugira ngo basobanukirwe neza ayo mateka atazagira ababashuka, kuko muri iki gihe turacyabona abakigoreka amateka yacu ndetse n'abagihakana n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Akaba ari umwanya wo kugira ngo abakiri bato basobanukirwe neza ayo mateka babasharira u Rwanda twanyuzemo. Nyakubahwa Minisitiri Mukuru, muri uru rwibutso rwa Musha haruhukiyemo imibiri y'Abatutsi bazize Jenoside muri 1994 ibihumbi 23,270, ndetse hakaba hagiye gushyingurwa n'indi mibiri 51. Imibiri yose ishyinguye muri uru rwibutso myinshi yaturutse muri uyu murenge wa Musha n'indi mirenge byegeranye, Afunge, Munyiginya, Gahengeri ndetse n'abari baturutse mu murenge wa Rusororo wo mu karere ka Gasabo. Mu karere ka Rwamagana, Nyakubahwa Minisitiri Mukuru, dufite inzibutso zose hamwe 11 ziruhukiyemo imibiri y'Abatutsi 83,884, ikagaragaza umubare munini w'inzibutso dufite ndetse n'umubare munini w'abaziruhukiyemo. Jenoside yakorewe Abatutsi yakoranywe muri aka karere, kandi birumvikana impamvu yagize ubukana bukomeye ni ubuyobozi bubi bwari buriho. Kuba akarere ka Rwamagana kabumbye amakomine 4, ibyahoze ari amakomine 4 zibumbiye hamwe zibyara akarere ka Rwamagana. Zose uko ari komine 4 zari ziyobowe n'inkoramaraso zikomeye zirimo nka Semanza Laurenti ndetse na Rugambarara Juvenali bayoboye icyari komine Bicumbi, ni umusozi uri hakurya hano. Abo bose bombi banakatiwe banahamwa icyaha n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha. Hakaba Bisengimana Paul wari uyoboye komine Gikoro, na ahangaha turi, nawe wabaye inkoramaraso cyane kuko yari umwambari wa Semanza. Kaza Bizimana Yohani Batista wayoboraga komine Rutonde yo mu karere ka Rwamagana, nawe abu akaba afungiye muri gereza ya Sinda yo mu karere ka Rwamagana. Akaba na konseye Ntabanda Makaraveri wari burugumesitiri w'umusigire w'icyari komine Muhazi, nawe wagize uruhare rukomeye cyane muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuko icyo gihe yari konseye w'umusigire kuko wari burugumesitiri yari yarwaye. Ntabwo twasoza tudashimiye ingabo zari zarapiye zabashije kubohora Abanyarwanda no guhagarika Jenoside, ziyobowe n'umugaba mukuru wazo Nyakubahwa Paul Kagame, akaba na Perezida wa Repubulika, kuko uyu munsi turi hano
ku bwazo, iyo zitaba zo ngo zihagarike jenoside ntabwo twari kuba turi hano. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ndagira ngo tubahe ikaze ndetse n'abashyitsi bose baturutse hirya no hino muri iki gikorwa cyaduteranirije aha cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Abaturage ba Rwamagana, by'umwihariko mu murenge wa Musha, mwe mwese mwaje hano ngo twibuke abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi, twibuka ku nshuro ya 30. Nagira ngo muri uyu mwanya hari indi jambo navuga ndetse kubanza kubihanganisha ngo mukomere, twibuka abacu, tubahe icyubahiro, ariko ntibiduherane, twe bariho duharanire kwiyubaka no kuba aho batari. Nagira ngo rero mbashimire umwanya mumpaye, nyakubahwa mushyitsi mukuru, ngo mbagezeho ikiganiro ku mateka yaranze mu Rwanda, akatugeza ku ndunduro ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Yari indunduro, ariko uko tubibona mu mateka, iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyaguka kikagera aho cyageraga, n'imipaka yaje gucibwa, Abanyarwanda bari bunze ubumwe, bari Abanyarwanda, bari bene Kanyarwanda, bubahaga imico n'imigenzo y'Ubunyarwanda. Ariko nk'uko tubizi mu mateka, abatujemo ubwo batuzaniye Imana Isimbura-Gihanga n'abera mu bintu baduhaye bibi, ni amateka mabi yo kuducamo ibice no kuduha amoko. Ayo moko asimbura yacu twari dufite, ndetse agera n'aho yandikwa mu bituranga amarangamuntu. Abo bamisiyoneri, abo bakoloni baca ibyaduhuzaga, baduha ubwo butatu butari ubutagatifu bari baje bavuga, ahubwo ari ubutanye. Ibyo nicyo cyaje kutugeza kuri iyi ndunduro. Ubu twibuka rero ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi. Nagira ngo mfate akanya nshimire leta y'u Rwanda iyo iduhuye umwanya. Ntabwo ari umuhango ukubita uze, ni igikorwa giteganywa n'itegeko risumba ayandi, constitution y'igihugu, itegeko nshinga ry'u Rwanda, riduha umwanya wo kwibuka. Tukibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ariko tukibuka n'amateka mabi yaturanze. Ubu twibuka rero ku nshuro ya 30, nyakubahwa gavana n'abandi mutaraniye aha, umwana warokotse cyangwa wavutse icyo gihe afite imyaka 30. Ni umubyeyi, nubwo
ashobora kuba yarabitangiye afite imyaka 4 cyangwa 3. Muri statistics uko zitwereka ko mu ibarura rishize ko 65% ari urubyiruko muri iyo myaka bafite inshingano. Ni nayo mpamvu dusubiramo aya mateka ngarukamwaka kugira ngo n'abato munsi yabo bayumve. Abakuru muri aha ntimukibaze impamvu dusubiramo aya mateka. Iyo twibuka ntibizabarambire, ni igihango twebwe dufitanye kandi tugomba guhora twigisha tuvuga kugira ngo abato nabo bamenye aya mateka. Niyo mpamvu rubyiruko muri aha dusubiramo kenshi aya mateka. Iyi jenoside yakorewe abatutsi 1994, abenshi abakuru bari aha cyangwa n'urubyiruko bavuga cyangwa twemera ko indunduro yabaye 1994 ni indunduro, ariko jenoside yo yatangiye mirongo 59. 1959 hari ibimenyetso abanyarwanda tuzi n'abanyamahanga bazi bavuze ko ari jenoside ikorerwa abatutsi, ariko ntibabyitaho kubera inyungu bamwe bari bafite muri Mbatanye Mategeko. Ni muri uwo mujyo b'abakoloni batwigishaga urwo rwango. Niyo bamaze no kugenda basize uwo murage mubi, bawusigira abo bari bahaye basigiye ubutegetsi, ariyo Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Nta kindi yigishije uretse kongeramo ubukana bwayo. Niho twumva amazina mabi, uretse abaje bigisha amategeko 10 y'Imana, abo bahaye ubutegetsi nka Parimuhutu nabo bashyizeho amategeko 10 y'Abahutu bavanamo catalyst bakoresha kwica umututsi. So ntabwo ari ibyabaye 1994, ahubwo byatangiye muri za 59. Ubu ko mwicaye aha twaje kwibuka turi benshi, mbabwiye ko mbonye inzoka aha mu byubahiro mufite na gavana rimwe yaza tukayikubita, kandi nshobora kuba nayishe ariko nawe yakongeraho ake kuko ari inzoka. Ayo niyo magambo bakoreshaga yo kwerekana ko umututsi ari ikintu kibi gikwiye kwihigwa no kwica. Iyo nzoka mvuze ko hari inzoka, mwese mwahaguruka tukayica, kandi ari imwe. Inyenzi, nta mugore n'umwe hano mu rugo rwe utororetinga inyenzi mu rugo rwe. Yayihiga, kuyihiga bikashira agahitega umuti. Nuko umututsi yahigwaga guhera 1994
1959. Izo za Parasoma na Parimuhutu nyuma yo gushyira ayo mategeko yabo 10 vaya Gitera n'abandi muri bafatanyaga ubwo butegetsi, ntabwo byagarukiye aho. Repubulika ya mbere ya Kayibanda, yayoborwa na Kayibanda, hari ibintu bakoze byo kwimura Abatutsi no kugerageza ko jenoside ishoboka. Ngira ngo murabyizi ku Gikongoro, za Bugesera na Kibungo iwacu aha mu Ruhengeri, ariko mfashe Kaduha, mfashe ku Gikongoro, igeragezwa ryahakorewe ryishe Abatutsi 20,000. Uko twicaye aha nta 20,000 biri aha, ariko ngereranyije abakuru muri aha byayo byose, Stade Amahoro itaravugururwa, kuko iravugururwa yuzuraga 20,000 by'abantu. Urabona iriya stade yuzuye ukayica ukayitsemba ngo wageragezaga ubwo bukana bwa jenoside guhera icyo gihe, ariko ntabwo babitwayeho cyane. Ukibaza inyungu zirimo zo kwica uwo Mututsi, bikagushobera. Abo baragerageje barabica, ariko hari nabo batwaye ngo bazaribwe na tsetse bapfe bishwe n'indwara. Ngibyo jenoside yaje tugeza ku ndunduro yayo ya 1994. Kugira ngo nayo yemerwe ni ingufu zakoreshejwe na leta y'u Rwanda kugira ngo tugere no kuri iryo zina nabura ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ndagira ngo nihute. Nyuma y'ibyo byose Umututsi abuzwa uburyo, abakuru baraha banabibanyemo, bazi ikintu cyitwaga Mututsi mvira, cyangwa Mututsi mvira ya Kayibanda, cyangwa iringaniza kuri Habyarimana. Ubundi aha ni iwacu imusha, ariko imusha niduha abahungiraga babonaga ubuhungiro bazaga kwa padiri hano, kuko epfo hari amazi, hari Muhazi. Byago 10 urufunzo rwahishe benshi, ariko nta waba mu mazi igihe kinini. N'uwambuka yajya hakurya yabaga yigemura intera hamwe ikomeye bita Gatete i Murambi. Paul araha hakurya hano i Gahengeri na Nzige, hari Igicumbi, hari inkora amaraso ikomeye cyane na n'inshuti ya Habyarimana, Semanzi. Kugira ngo abantu bari hepfo aha cyangwa kuri ya misozi tureba na hano hirya Fumbwe za Nyakagunga, ari naho kwa sogokuru Kayijamahe komoka,
hari atabye hariya mu mugezi bita Mutukura hano munsi ya Nyagasambu. Yavanywe Nyakagunga ajyanwa muri Mutukura hano Nyagasambu, abazwa uko bamwica, abacira amaso, bamushyiraho inzarwe y'inyana mu bya bikomere, amanuka muri uwo mugezi. Ntabwo 94 yari yakageze. Ariko navuga kwiringaniza muri uko kwicuro buhoro buhoro mwiringaniza na Mututsi Mviraha, ngo Abatutsi bari bamaze kuba benshi mu kazi, ngo Abatutsi bari bamaze kuba benshi mu mashuri. Ariko ukibaza ishuri ari n'ayayihaye Imana cyangwa akazi kabaho, umuntu yaje kuguha umusanzu ukamwica, simfite uko nabivuga. Ariko mu Mututsi Mviraha hari ababonye bari mu kazi, irangamuntu zabo birirwa bafata umunsi wose wo kubarandura aho bari, bajyane ahantu hitwa aba Kigali, babatwaye i Nyamata. Fred Gisa Rwigema, intwari y'u Rwanda, babiganiraho ko bataha in peace, atari ku kirahure kiruzuye. Niyo ari option ya nyuma, Inkotanyi haboneka ingabo zarapiye. Of course ntabwo byari ugutembera, byari urugamba rwo kubohora igihugu, bagacyura, bagataha, bagacyura ababo, ariko bakabohora n'abari mu gihugu. 1 October, tariki ya mbere Ukuboza, bemera guhara amagara, bemera kuvanaho izo decorations bari babadekoye, barahirira kubohora igihugu cyacu. Mu magambo bavugaga, abasirikare bacu bambara neza. Mu magambo bavugaga bageze i Kagitumba ku mugezi ku Kagera, bavanyemo ranks bafite, bazita mu mazi. Umukuru aravuga ati, ufite ubwoba, iki nicyo gihugu cyacu ngikiriya, natwe twakuze batubwira ko ari igihugu gitemba amata n'ubuki, ngikiriya. Twaba babiri, hagerayo umwe, kizabohorwa, kizubakwa, kandi kizatekana. Nagira ngo rero dushimire Inkotanyi, nicyo gihugu tubona uyu munsi. Nicyo gihugu tubona uyu munsi, gifite ubuyobozi bwiza, gifite politike nziza, gifite imigirire ireba umunyarwanda, itareba ubwoko. Nkumva ariyo leta mu zindi zabayeho nyuma y'ubukoloni, imaze imyaka 30, nta wimurwa ngo ave Gicumbi ku gahato azi Rwamagana, nta wimurwa ngo ave Rwamagana ajyane i Nyanza ku gahato. Niyo Repubulika
yonyine nyuma y'ubukoloni ibashije gutuma umunyarwanda atuza atekana akamara imyaka 30. Barakotanye, barapfuye, bari bato ariko ntibari gito, babaye intwari, baruta n'abanini, baruta abandi bibumbira muri imiryango mpuzamahanga including UN, United Nations. Abanyarwanda bapfuye Ronireba, ba bandi bato batari gito baharanira of course gupfa ariko bakabohora abandi bariho bapfa kuko biharaniye, bibari mu maraso, n'ubundi kubaho babona abandi bapfa ntabwo byabaga amahoro. Niyo mpamvu bakotanye. Hari agatsiko gakomeye kayoboranaga na Habyarimana, babotse igitutu, inkotanyi zibotse igitutu, bemera kujya mu mishyikirano. Ariko iyo mishyikirano bamwe ntabwo bayemeraga, ari nayo mpamvu bakoze uko bashoboye ngo ibyo bipapuro birimo bisinywa Arusha na Habyarimana n'inkotanyi nta gaciro bifite, ari ibipapuro. Bamwe muri bo ku isonga Colonel Bagosora banza atarongeye gusubira Arusha, ati ngiye gutegura imperuka. Iyo mperuka koko yarateguwe of course, kuko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ubanza nta kindi kibi cyakorerwa ikiremwa muntu kirenze icyo. Mu mbwirwaruhame zabo zose nta jambo n'iri rimwe ryungaga Abanyarwanda, byabaga ari urwango. Ariko kugira ngo babashe kubigeraho bashyizeho room yuko noneho hajyaho amashyaka menshi. Ayo mashyaka nagiyeho yaje kumera nk'amasosiyasiyo ashingiye ku bwoko, naho za Parimutu na za Sederi na Hutu Power zaje kuvukira, ariko kugira ngo babone aho bashingira. Mwajyaga mubyumva mu byo Matayo Ngirumpatse yajyaga avuga, ba Edouard Karemera, ngira ngo aha abakuru barabizi. Umugabo, reka mfata urugero rumwe, mwajyaga mwumva umugabo wita Nzirorera witiriwe ibikorwa remezo bimwe na bimwe. Ubwo umuhanda ni ugwa Nzirorera, we mwigeze mwumva? Hari abize muri NS Ruhengeri baraha. Muri NS Ruhengeri
igitekerezo cyavuye kuri Nzirorera ijya Ruhengeri, naho ubundi yari bwubake i Kaduha ku Gikongoro, hahandi hatsembwa Abatutsi mu gerageza 2020. Nzirorera yanze kwijyayo kuko hari Abatutsi benshi, ijya yubakwa i Musanze, ariko ubundi yakagombye kuba yarubatswe ku Gikongoro bamuhaza, ariko kuri aritari hiciwe abantu. Tukibaza katikisimu n'Imana n'ibiki bihuriye hehe no kwica abantu? Reka nihute nsoze. Ni amateka yacu ashaririye. Iyo failed state muri ibyo bibazo byose, itariki 19 z'ukwa karindwi Jenoside yahagaritse itariki 4, hihutirwa just period of 2 weeks, ibyumweru bibiri, Inkotanyi ziricara n'andi mashyaka atarijanditse, bicara na hamwe bashyiraho leta. Iyo leta bashyizeho bamaze guhagarika Jenoside, UN bagiye hashyirwaho leta yitwa iy'ubumwe, yitwa iy'ubumwe bw'Abanyarwanda. Wayo ubumwe ni ibintu byatekerejwe RPF Inkotanyi ishinga muri 87 ko nihafatwa igihugu hazajyaho cya mbere kugarura ubumwe. Iyo ntego ya mbere. Muri ibibazo by'ingutu rero byari bisigaye nyuma yo gushyiraho leta y'ubumwe, hari ikindi cyahise gikurikiraho gikomeye, cyaba abantu batwawe na ya leta y'isi y'abatabazi bikoreye ku mutwe mpaka muri Zaire. Hagombaga gukurikirana ba bantu bahunze, gucyura impunzi za kera, of course za 59 zari zahamaga ngo zitawe, ariko aba iyi leta yagiye yikorewe ku mutwe, bari batangiwe, hari hatangiye extension ya Jenoside yakorerwaga aha, na ba bandi bajyanye nabo batangira gushakamo ubwoko bw'Abatutsi babyica. So Inkotanyi rero dushima cyane ku isonga umugaba mukuru, hafatwa icyemezo cy'uko hacyurwa ziriya mpunzi zikagaruka mu gihugu, aho kugira ngo zikomezwe kwicwa. Babuze abo bica bajyanye, batangira same ideology yo guhiga uvuga Ikinyarwanda muri kiya gihugu cya Zaire, Congo today, bahitangira guhiga Mututsi wese. Ibyo byaje no kuvamo za 96, 98. Hano hari impunzi z'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda ariko particularly specifically Abatutsi. Hano hari ibihumbi magana ngahe by'Abatutsi bahunze. Sitwe twayubashye ariko ideology iracyakomeza. So nyuma yo gushingwa ibyo, iyo ntego nanone yo gucyura impunzi
iri mu bintu byatekerejweho muri 87 ngira ngo ni objective number n'intego ya 7 gucyura impunzi azicyura. Reka rero kubw'umwanya nihute, ariko babandi bahunze ubundi ikiswe international community cyangwa UN icyo yaduhemukiyeho ni kine gikomeye. Ubundi ingabo zitsinzwe mu gihugu zatuzwemo zikajya mu kindi, hari ibigomba kubahirizwa. Icya mbere, iyo bazakiriye bakira impunzi nibyo, ariko abafite intwaro bakazibambura, ariko bakarenza ibirometero kuva ku 150 na 300 hirya y'aho umupaka bavuyeho batsindiwe uri. Twese siko byagenze, kandi banyakubaha bakuru muri aha, impamvu yabyo nayo irumvikana. Izi nkotanyi zari zatsinzwe urugamba, ntabwo bari batsinze oya, bari batsinze n'umuryango mpuzamahanga wasigaranye ipfunwe. Ni nayo mpamvu bari abantu batabatse imbunda, nta nubwo babatwaye kure. Nka Rubavu, it's just mbere y'uko bakurosinga umupaka, hari ahantu hitwa ni ku mupaka wa Rubavu, nibagiwe izina ryaho, naho babashyize babasigira n'imbunda zabo. Ni nayo mpamvu bavaga aho bikaborohera gutera ibitero byitwaga ibyo abacengezi. Ariko nk'uko umugaba mukuru w'ingabo ati, niba bava amaraso tukava ndi, urwo rugamba rwaratsinzwe. Ni icyemezo gikomeye, nagira ngo mbabwire amagambo abiri mbere yo kureba ibindi bibiri nsigaje. Ikintu cyitwa ijambo ry'umukuru w'igihugu never again, cyangwa ibijyanye n'umutekano ngo muryame musinzire mufite umutekano. Ndi umuhamya, muryame musinzire, ingabo ziri maso, ziraturinze pe, kuko niba twarabatsinze bafunga umukanda mu nda, mwaje ngo twibuke ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi n'amateka yacu mabi. Nagira ngo nongere mbakomeze, babwire ngo mukomere, mukomere ku gihango mwafashije inkotanyi kukigeraho cy'ubumwe bw'Abanyarwanda. Dukomeze muri uwo mujyo, tube Abanyarwanda, tugendere mu cyomoro cyacu kitubereye. Abaduteze ejo bizabananire, twe tuba Abanyarwanda, dufashe igihugu kugera ku nzozi.
nkagira ngo mbakomeze dukomeze twiyubake twiyubaka. Murakoze.